bazengurutse umurwa bavuga ngo nguyu umwami akunda kubaha uko bazajya Omega we nguyu umwami akunze kubaha uko bazajya bamugenza. Amashyi menshi cyane. Mwigire juru iteraniro ryose mwenyemerere mwigire juru. Dutumire umwigisha wacu Nshizirungu, dutumire kandi n'umushumba waturutse waje uherekeje abashyitsi aze batambukane yigire hino mushyira imbere y'Imana hanyuma atugezeho ijambo ry'Imana. Imana ibane natwe. Senga Imana yo mwijuru, turagushimiye kubyo turiko turabonesha amaso. Turagushimiye kuri iyi korale wazigamye ushika uyu munsi mw'izina rya Yesu. None muri aka kanya urizera mwami ko wanezerewe n'uyu munsi mukuru. Mw'izina rya Yesu twamaze kuririmba tuguhamagara. None muri aka kanya ugira uvuge ugaragaza ukunezerwa kwawe ukoresheje umukozi wawe. Mw'izina rya Yesu amaze iminsi avugana nawe. Mw'izina rya Yesu reka yasame nawe ugaburira itorero ryawe. Dutega amatwi icyo umwuka wera tubwira tugikore. Urakoze tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Komera Imana amashyi. Yego, Nshizirungu akomeza. Tugize undi mugisha, twakiriye umushumba waturutse Nyamirambo. Reka yigire juru nawe tumwakire, yigire hino, twibwire tubane muri iki giterane twese tunezerewe. Haleluya, haleluya. Nitwa Harorimana Charles, ni umupasitori. Nubwo naturutse Nyamirambo ariko naje merekeje Korali Boaz.